ariko najaga mu wawe nasanga murahishije ukanyarurira cyangwa tukarya tugasangira nta cyayi cyahabaga iwacu si cyane ariko habaga amata bakaguheza amata ariko ubu nyine tukija mu nzu y'umuntu ngo baguha ibiryo ngurye kandi noneho wabijye waba nkugira kantu gusa kandi n'umuntu bataza banavuga utarumva bavuga ko ari n'umurozi kubera ko ntituziranye hano twese twagiye duhurira ahangaha ariko ukamuvuga ngo uriya n'umurozi ameze gutya na gutya arakese tube worya kantu mu wiwe ico kintu murakivuga hiki reka nkivugeho kandi twebwe turakivugaho nkatwe buri muntu afite uburyo kashobora gusobanura iki kintu avuze noneho nkatwe nk'aba mama muri kureba ahanga buri muntu arasobanura uko abyumva mbahaye ikaze bakunzi bacu ba Matare TV mana yo mwijuru baho umugisha rero hano kuri kamera yacu uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa beza mana ibaho umugisha ndabona ukuntu mwambaye n'ukuntu muberewe n'ukuntu mumeze sinzi aho nobihera uyu mugore we urasa neza urakoze ibiraso byiza kabisa urakoze mama turamukanye ibiraso byiza turamukanye kabisa ndakwiyegereje hano ese iwacu niko turagiraga dore gatatu ese ni gatatu reka dusubiremo uraho mama uraho neza muraho Sigizibuka nuko imanaje bimaze ngo murakomeye se n'ubundi turakomeye asante amakuru yawe ni meza witwa nde jewe amazina ngira abantu banje amazina ni Nyamarembo Esperance ndi umumama ndubatse mfite umutwaro umwe n'abana batandatu kaba umukobwa wabitira asante cyane uri umukobwa wabitira asante ukomoka iwacu mvuka ni za Mibunda ahantu bakunze kwita kuri Injanja vuga nka cyane ho buke ni mu Mibunda kuri Injanja ni iwacu mu Mibunda kuri Injanja abanyarinjanja ndabasuhuje cyane aho muri mwese babyumve kabisa ariko noneho iryo zina ndiho ngijyumve kuri Injanja kwanzaga umuhana twabagamo waca agahana kacu kitwaga kuri Nyabihoma hari ibihoma byinshi se naje niko nza nibaza nkabante se iryo zina baryitiriye kubera iki ariko hari ahantu heza hanyuma ugashakwa cyatwe ku Ndondo mu Gatanga ahantu baza bita mu Maheta naho ngarukirije kuko sinkubaza agasobukwe nguramumbwiye oyashye umugore umwe w'iwacu baramubajije ngo se sobukwe yitwa nde bahabagira nyine ngo bamenye aho yashatswe ngo arababwira ngo sinza muvuga ati tubwira ijyanja niriheka ngo aravuga ngo Nehemiya ngaho mbwira uko yarasize iki ariko umugore turamuhonyeje abantu bavuga basebukwe mu mazina yamavuga ngo Nehemiya nawe ma uraho neza ikaze kabisa tugire kwa kuntu urabishobora gatatu ayiwe aya nitwa Kamariza Immaculée channel yanjye yitwa Imuhira International ikunda kwibanda kuri ibi bintu iyo ubonye umuntu yambaye gutya uzabisanga kuri Imuhira ni gutya tuba twambara gusa asandi ukaba uri ndi umukobwa w'abahiga wo kukabara kuko avyondaho ni ku Ndondo ka kapitale y'iwacu kukabara ni mu kanze mpibuka ndaje mu Kamombo mbese turabanya Kamombo ariko nkaka kajiji ko mu Kamombo ko hepfo gutya bone kukabara ngashaka ahantu bita ku Ndondo mu Rubibi mu Gatanga dushatswe hamwe
mushatswe hamwe we ni hakujya bukeya mu maheta ariko twebwe tura hakuno yaho mu rubibi no mu maheta hareganye twakada duhura ku meza hano uruzi ruciye hagati nakarambi kamwe gutya gusukabura hageze yego nuko oya nuko asande cyane ufite abana se yego mfite umwana umwe w'umukobwa uracari igihinja mama wowe uracari umushya uracari umushya n'igitinyuke kabisa uyi watubwiye ngo ufite abana batanu mfite abana batanu mbese ni imbyaro zitandatu imbyaro ni zitandatu cyangwa wibagiwe ko uri batanu imbyaro zitandatu ariko mfite abana batanu bivuze ngo hari umwe uri mu ijuru oya kabisa umeze neza igitinyuke ukamubwira ngo caraye cinjiye mu nzu uyu munsi none ngo gifite abana batanu Imana gasiki yateka no byakomeye n'ukuri kw'Imana oya hari abantu batasikiye abantu kiyateka n'umuntu umeze kiyateka ni landlord ni umuntu uhaga ese navyita gute ahagarariye nyiri mazu ahantu abantu bapanze ni umuntu uhagarariye nk'inzu abantu bapanze nuko nguko nyine nyiri byondo ngo ni nyiri byondo abanyarwanda bazamwita ngo ni nyiri byondo muraba mwumva kandi tugira n'abakunzi bacu b'abanyarwanda cyane baza badukurikirana ni ba nyiri byondo abo bakiyateka ngo ntiduta kandi ese mwari mwabona ukwezi kwa kiyateka ukuntu biza bimeze kwa nyiri byondo kuri mu kwamba kuguruka noneho wazumubona nimba uzabishira ku itariki 10 benshi nizo bakunda kwishurira hagera nko ku itariki 8 utarayashira mu mufuka noneho wazumubona ukazusa n'uhawe udagadasku kandi ukamutesikubo mfungira inzu umuntu yogira gute ariko yeme dushimiye n'Imana kwiziturindira muri iki gihugu tiba dufungire n'amazu nabyo ibyo nishimwe rikomeye cyane yeme ndashaka kubabaza mureke tuganire ku kintu shaje ubu nyine twebwe turi abakozi b'Imana nubwo mubona dutera igipindi gutya ariko turi abakozi b'Imana dukorera Imana mureke mbabazi ubu ngubu wenda wewe washakiwe inaha iwacu wahabaye ukiri umwana se cyangwa ntiwanahabaye simbizi warahabaye urahazi ariko najaga mu wawe nasanga murahishije ukanyarurira cyangwa tukarya tugasangira nta cyayi cyahabaga iwacu si cyane ariko habaga amata bakaguheza amata ariko ubu nyine tukija mu nzu y'umuntu ngo baguha ibiryo ngurye kandi noneho wabijye waba nk'ugira akantu gusa kandi n'umuntu bataza banavuga utarumva bavuga ko ari n'umurozi kubera ko ntituziranye hano twese twagiye duhurira ahangaha ariko ukamuvuga ngo uriya n'umurozi ameze gutya na gutya arakese tube worya akantu mu wiwe ico kintu murakivuga hiki reka nkivugeho kandi twebwe turakivugaho nkatwe buri muntu afite uburyo kashobora gusobanura iki kintu avuze noneho nkatwe nk'aba mama muri kureba hanga buri muntu arasobanura uko abyumva hari umugabo nkunda gukurikirana abantu bagenda bamurebe yakoze ibiganiro byinshi cyane kuri Unity of the Church nta bubarozi bahaba muri kumva nimvuga gutyo wenda abantu barabikoraho comment cyane nabasava barashoboye gukora comment ariko tabarozi abantu b'abarozi nibyo nibigirwamana abantu basigaye baramya uburozi ni ukuri kandi abantu bagende bareke gutuka abandi ngo nabarozi mana yanjye simbizi niba nyine sizi ukuntu abantu babaye bakonje sino kunga kurya mu nzu y'umuntu ngo nuko ngo ari umurozi narya niba ryo gari imana yanyandikiye rikantwaraga ndakundi noneho rero icyo nshaka kubabwira abantu basigaye batinya abandi ngo nabarozi mugende mushiruka ubwoba Yesu ibyo ngibyo yarabinesheje kera yabikuyeho rwose n'ufite uburozi agenda bureke niba bubaho agenda bureka abane neza n'abantu bagende basabane n'abandi urakoze cyane bagende bakurikirana umugabo afite ubusobanuro bwinshi yabisobanuyeho urakoze cyane mu by'ukuri ni ikintu gihari ubu nyine
hari umukecuru umwe noneho aherutse kumbwira kandi ambwira n'agahinda ababaye ahaje nko kurira ngo yabonye umumama umwe ahaha kwiduka murabizi abantu b'ibashishane tumenyereye kuja guhaha ikiro kwiduka yamusanze duhaha nka stock nyine ukagira imbaraga fuka k'umuceri cyangwa n'imbaraga ifu ukakazana ngo abona uwo mumama arasa n'umuntu ushonje umuntu ufite abana se hari igihe biza bigushirana ukabura nkuko wogira ariko kubera nyine gutinya ukumva ndi oja mwakamariza ngo umubwire ngo impeza kubijyo ukamutekereza kuko yo gukorera ikintu kitari ciza ico kikakwitsa aho ngaho kigatuma abana bona burara noneho uwo mama aragenda ngo amudahira umuceri urukundo kandi atanamusabye yamusabye ahantu wenda gato dukeye atanamusabye noneho ngo aragiye ingwe isahani yuzuye kabisa yiba kure akambwira ati nafashe isahani yiba kure ndayimuheza ndagendaga njani wiwe ngarabyakiri ngo mare kubyakira burije yabimuhari ari kumanywa ngo habe nimugoroba abona wa mumama yinjiranye wa muceri munsi arawumugaruriye ngo aramubwira ati rwose ihangane ntabwo nawutetse ngo aramubaza niki gitumye nkuzanira umuceri ukaba uwungaruriye ngo aramubwira ngo umugabo ngo yaje kumubaza ngo ahantu yakuye amafaranga yo kugura umuceri nje nahise mubwira nti nukuri ntabwo ari umugabo se umugabo aba hari mu rugo agukontorera ngo amenye aho ni wowe ahubwo iwe yaramukenze noneho nuko ari umukecuru abantu bakuze mana ndabubaha gose kandi njewe sinzi ko nuko no hagarara ngo mvuge ngo uriya muntu no murozi twebwe iwacu twakuze suko wenda batari bahaba nimba bari bahari bikinyene uwo mukecuru yarababaye ndamubwira nti mukecuru genda uwunzanire ndawurya wowe kagira imana genda uwumve ndawurya genda uwunzanire kuratanga genda kandi uko nukuri yarawumpaye kandi atavangura nawe ubuze ufite narimwe ufite ndagira ngo musabwe niwe navuye kugura undi ariko mfite abana ndamubwira nti niyo ntobagira jewe ndawurya wumbeze ureke kwishwa n'agahinda wibabara babarira uranyumvira ko uwo muntu ariko yaramukoreye none jewe uko mzumva uburozi nti twovuga ngo ntibuhaba niba buhaba simbizi uburozi burahaba ariko kandi yeme biriya ni ibigirwamana baba bazanye wenda bagatongeraho nk'amagambo y'iterabwoba gusa noneho nawe wakira ca kintu udafite kwizera muri wewe udafite ko kwizera nyine ca kintu wakijyana ubwoba wapfa gutaka mu nda gakeya kera ukamuvuga ngo ni runaka ariko nukuri kw'Imana yeme uburozi burahaba sikovuga ngo burahaba ariko kandi jewe nza mbusuzugura kurusha ibindi bintu byose byo nimba buhaba uko nuko bakubuze ngaho mbwira nk'umuntu mwirirwana uri kumva wendaga uwo wita umurozi muririrwana amenya ngo kwa runaka batetse ikiniki amenya ngo kwa runaka afite ikiniki muwiwe uri kumva aho inzira zose yagushakiramo yakubona cyane ntiyakubuze niba bufite ntiyakubuze ahubwo reka nkubwire nibyo twishizemo nta burozi uburozi ubu nyine umuntu asigaye afa ari ukuntu abantu batushizemo ubwoba ukamubona ngo umuntu wese ukuze umugore wese w'umukecuru ngo ni umurozi disi umukecuru abandi yakuganiriza kangahe nyine n'abatoya ngo mu izina rya Yesu ugakomeje abantu mureke iyo mitima umuntu wakijijwe ntagomba kwitwaza uwo mutima ugomba gutinya undi muntu cyane noneho hari ikindi cy'abayumbe nakivuzeho cyane aba bayumbe bari mu kugira cyo umuntu akagwara wamara kugwara tuje mu bitaro ati bakuroze reka tugusenge mu bawe bahateza amashami ukama wicara yewe
basaba baza ngo muwawe hari ibintu uri kumva akamagenda kamazana nk'ibintu wenda sinziga ababifite nimba ababifite ako naje hamwe ni konse ababifite yo bikura hehe kubera katoza kibona hakiri ngo agisengere gishirira imbaraga ivyo bintu bagenda babireke umuntu akamayishara mu nzu ngo barambwiye ngo sinkaje ku bitaro ngo nije ku bitaro ngo nzamamfa ngo yeme abantu twavuye mu rujijo twumvishe umuntu wapfuye iri aha ntavuze hakujya hano ya Kayore ngo banze kumujana mu bitaro arinda gwa mu nzu ngo abayumbe bamubwiye ngo ntagire ngo ntaje mu bitaro ico kintu ni kibi abayumbe mugende mwisubireho cyakora mwebwe ko murakora ubwo navuze mvuze ngo abayumbe simvuze ngo nabayumbe hari abayumbe bahabasenga mu kuri no mu mwuka kandi bagasenga abantu bagafashwa bagasengera n'ingwara zigakira ariko hari n'ababigana hari ababashengereramo bacengereramo turababujije rwose bagende bagaruke cyane bagende bizera Imana twari dufite ku rusengero nsengeramo umugabo witwa ngo ni umugabo wo mu Rwanda witwa Masumbuko no ADPR aratubwira ngo kubera iki wumva ko undi muntu ari we wagusengera ukumva niba wagize ikibazo ngo reka mpamagare wenda abanyamasengesho tiwumve ko ufite uburenganzira bwo kwigerera kwaso Nejo bundi nkunda kukurihana abayuniti cyane ejo bundi baniti bavuze hejuru y'ijambo rya data wa twese uri mu ijuru hari abantu bamwe bumva ko Imana iwe atari data wiwe akumva ko ari nka se wabo cyangwa rundi runaka ari ungererayo cyangwa kumva ari kumuturanye kubera arasagara umuturanyi yewe none muraseka ariko hari abantu bumva ko hari abantu bizerera reka nkubwire mama Enjo hari abantu bizerera mu wundi ukumva ngo niba runaka ngo nsengeye ngo niho ngo Imana iri bubyumve kukurusha nta muntu wo kugira kuci mbese nta muntu wo gusengera ku Mana kukurusha wowe ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka cyose imbere y'Imana kuko warahageze nawe niso ikintu gusa Imana yanga icyaha ariko uri mu murongo muzima ntabwo Imana reka kukumva ntabwo runaka ari ushoboye kukugererayo kuruta uko wowe kwigerera kandi noneho kandi kindi ijambo ry'Imana riravuga ngo muzamuja kubatanze pasiteri ashobora kugusengera wagize ikibazo hari ikintu cajeho nimba ukoze icaha ukumva nyine ntitukicirega ngo ntawo kwirega ngo baraja kumuvuga ariko abantu bose siko bateye abapasiteri bose dufite abapasiteri bakishije ubundi nge ndibaza kubera iki wumva ko ugomba kuja kwirega kwa pasiteri wakureze ku Mana yawe Imana yantiyo kubabarira yego nayo yo kubabarira ni ngombwa hari abapasiteri ugenda kwiregaho yasiga no kuri akamukurangiza muri ya shusho cyangwa akamabwira ngo uriya mugore uri gitangaza oya hari akabagutera pasiteri ngenza niba naguye no mucaha niba naguye mucaha rwose ngomba guhamagara wenda umugabo wanjye tukirega nkamubwira ntumbwira ati sheri byagenze gutya akambabarira n'Imana ikambabarira hari igihe mutinya itegeko rya gikirisitu ndagira ngo iyo uguye mucaha ugenda kumushumba nose ko kutakwisabira imbabazi ngo bikure nyine nawe ubwawe wazisabira ariko mwizeye ko ibyaha biratandukanye ugiye kwatura ibyaha oya biratandukanye kuko ntabwo nokosereza tuvuge nkukuga ubaye nk'umurozi uri kumva ukavuga ati ngiye kwatura uburozi ngiye kubureka guhera uno munsi nakwatuye namwatuye nakamuga ati oya umugabo mwiza nemaze imisingendera umwisha n'ubwo ubwo ntazi ukuntu bukora oya njewe ico kintu ntabwo njemera nakwizera pasiteri namwizera gute ko atantahana pasiteri mureka aho twarekera ko abantu badukurikiranye mutubwire uwo buri umurozi ukavuga ngo ugiye kwirenga kwatura ibyaha wamara ukaje ku mugabo wawe ngo mbabarira oya ntago byashoboka ntago yakubabarira oya wanabisubiramo akuragira ngo impamvu bafata bari abapasiteri bakabamena hari amavuta ziriya si inshingano zikomeye kandi kuri aba babimitse nza numva nihanye
nkihana njye nakoze icyaha wenda niba nawukoshereje nkaza kwihana nza numva mbohotse tuvugane nk'icyo cyaha tuvuge hari urugero wenda waguye mu cacu ubusambanyi sibyo nico kandi abantu benshi bakunda kwibanda kuvuga ngo bajane ku bapasiteri tuvuge ubu nyine urubatse mama ye uguye mu cacu ubusambanyi woje kurega kuri pasiteri cyangwa kurega ku mugabo